mu myaka mike itambutse Imana yanyeretse ibintu ku buzima bwanjye iyo ntakizwa. Yesu Kristo, nshobora kurizwa n'ikibazo ariko sinshobora gusengera mu maganya habe namba. Sinkunda ko abantu bambara mini ariko mbasha kwihanganira abantu bambara mini kuko hari iminsi nazambaraga. Niyibuka nambaye ikanzu ijipo isatuye igera nkaha kandi nari umugore. Yesu Kristo. Rero bakobwa banjye mujye muza muzambaye, igihe kizagera Yesu akore ku buzima bwanyu. Nakwibuka ubwo buntu Imana yangiriye bikagura umutima wanjye kugira ngo n'abandi babashe kubamo ko bameze kose. Nubwo waba uri umutinganyi mfite imbaraga zo kugukunda kandi ntemera ibyo ukora. Nubwo waba uri umugore wa gatanu mfite imbaraga zo kugukunda ntemera ibyo ukora. Nizera imbabazi z'Imana ko nawe zakugeraho. Mu myaka mike itambutse Imana yanyeretse ibintu ku buzima bwanjye iyo ntakizwa. Yesu Kristo, ko nari gukorera ubwami bw'umwijima. None ukajya wumva urashaka gusenya, ukajya ugira ngo nuko umugabo wari mubi cyangwa nuko wowe hari ibyo wahazi. Kumbe hari imbaraga z'umwijima zigusunika kuva mu rugo, zigusunika zivuga ngo ntawe wanyu wubaka, we wubaka ute, wihaye gukizwa, we ibintu turwana tutanabizi. None ukagenda ukazamura ijosi ukavuga uti ngewe mfite masters yanjye mugabo ntegekana. None ukajya ugira ngo niyo masters, ukajya ugira ngo mama nuko umugabo yakubereye mubi, kumbe ari imbaraga zavuze ngo iwanyu ntibubaka. Myinshi twamanukanye n'Imana. Haleluya. Ibibaya byinshi twatambukanye tuyifitiye ijambo rimwe kwibwira ngo warakoze mwami. Haleluya. Subiza amaso inyuma gatoya wibuke neza y'Imana ku buzima bwawe. Iyo ntakizwa ngira ngo sinari no kuba ndiho, uretse no kuba mu byaha sinzi ko no kubaho nari kuba ndiho. Niba Imana rero ishobora gukunda n'umurozi, wibaza ko Imana itagukumbuye? Imana ikumbura kubaho kwawe. N'igihe udafite amasengesho ujya uza, n'igihe ibyaha byakuzunguje ujya uza, mubwire ngo papa ndaje, rega ni kuri wowe nyirira. None se n'umuhungu uzakizwa n'iki? Ikinyoma cya Satani. Iyo umuntu aguye mu byaha ahunga inzu y'Imana, ahunga amasengesho. Iyo umuntu ari mu ntege nkeya nicyo gihe ahunga amasengesho, kandi aricyo gihe cyo kwegera ahubwo ngo akariro k'Imana kongere kake mu buzima bwawe. Ni ikinyoma cya Satani kuko bazi ko aho ngaho ku ntebe y'ubuntu ari ukirira, akakubuza kuhegera, akakubwira ati warayisambanye wongereye, urajya mu masengesho nawe iminsi 3. Gituma tuba twasenze no kugira ngo twongere twigirane n'Imana imbere. Si kugira ngo dusenge bigarukiraho, no kugira ngo ubwo akariro k'Imana kaba katse mu mitima yacu tugakomezanye. Na murokore utagira umunsi wo kwiyiriza, kandi umunsi umwe niwo wabanebwe, n'uwatu turabanebwe. Ubwo ukwiriye no kurenza ukagira n'ibiri, uri muzima, ufite ingingo nzima, ufite imbaraga. Kuki utagira umunsi wo gushaka mu maso y'Imana? Kuki utagira isaha yo gusenga? Isaha niyo yabanebwe. Umuntu natakubwira ibintu bye ntukajya umucengerera, jya ugarukira bugufi wumva icyo yakubwiye. Yesu mugirana ikiganiro, ariko kwinjirira umuntu iyo nzu mubamo ngo muyikodesha ngahe, hanyuma se uyamuhe ugira ute? Babazi z'Imana. Ibyo bintu ko bikomeye biri aho hepfo. Hari inkuru imwe ivugwa ngo abantu barasengaga, si inkuru y'ukuri ariko ni inkuru irimo inyigisho y'ukuri. Ngo abantu bari basenga ngo baturanye n'akabari, hanyuma ngo akabari kababuza amahoro cyane, gakorerwamo ibintu bitari byiza bibuza amahoro nyine abasenga, murabyumva. Noneho bagasenga kugira ngo ako kabari nyine iyo mirimo ntikomeze gukorwa. Ngo bukeye akabari karashya, hanyuma akabari gahiye, hanyuma bo mu kabari bajya kurega. Bageze ku mucamanza bakajya bavuga ko amasengesho y'abarokore ariyo yabatwikiye akabari, hanyuma abarokore bagahakana ko atari bo. None ngo umucamanza ngo akavuga ngo urubanza ruragoranye, ngo abasenga batizera imbaraga z'amasengesho yabo, hanyuma badasenga bo bakizera imbaraga z'amasengesho. Nukuvuga ngo abanyakabari bari bazi ko katwitswe n'amasengesho, ariko abasenga bo bari bazi ko amasengesho yabo atabasha gutwika. Nusenga ujye wizera ko wahawe. Haleluya. Amasengesho yacu aratwika, arasenya, asenya ubwami bwa Satani. Amasengesho yacu yigize ibintu hino. Haleluya. Amasengesho yacu ahamagara ibitariho bikabaho. Ubwo rero izo ndirimbo ziceceke twumva ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya.
turi mu minsi yo kugirirwa neza hamwe n'umwami. Imana nishimwe cyane. Urugendo rukomeye mu bana b'Imana, rukomeye kurusha ibindi, ni ukwizera urukundo rwa Yesu. Nicyo kintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze kwizera ko Imana imukunda, ko Imana iri mu ruhande rwe, ibikurikiraho biroroha. Muranyumva nshuti z'Imana? Kuko ubuzima n'ingorane biduhagarika ahantu twumva Imana iturwanya. Kutamenya ijambo ry'Imana, kutamenya kamere y'Imana, kutamenya urukundo rwayo, kutamenya ijambo bikatubwira ngo none se niba Imana ishaka kutugira neza nyine kuki idahita ibikora. Rero urugendo rukomeye ku mwana w'Imana ni ukuva aho yarari akizera urukundo rw'Imana. Ijambo ryakoze icyo twita umuti mu buzima bwanjye, ryarambwiye ngo uko data akunda Yesu niko nanjye nkunda. Ntibyamanutse nk'ijambo, byaje ari ubuzima. Ndireba n'ububi bwanjye, nireba n'uwo ndiwe, naho nabaye, n'ibyo nabayemo, n'imyaka nabaye kure y'Imana. Nubwo naje muri Kristo na n'uyu munsi ndacyafite inenge ibihumbi, ariko ndeba urukundo rw'Imana kuri Yesu, ngo ntiyigeze akora icyaha. Nubwo yageragejwe kimwe natwe, ariko ngo ntiyigeze akora icyaha. Yumviye Imana, agandukira Imana kugeza mu rupfu. Hanyuma icyo gipimo kimwe data yamukunze, ngo abe aricyo nanjye nkundamo. Kuva uwo munsi umutima wanjye warakize. Haleluya! Numva ndakunzwe, numva ndaryohewe, ubuzima bwanjye mu mwami burahinduka. Nshobora kurizwa n'ikibazo, ariko sinshobora gusengera mu maganya habe namba. Umwuka wera tugirire neza, agusogongeze ku rukundo Imana igukunda. Imana iragukunda mana yanjye. Iyo tugiye gusenga rimwe na rimwe tuba tuzi ko ari twebwe tugiye kwigirira neza, ariko nagira ngo uhibutse ko Imana ibigukumbuye. Abagize umugisha wo kubyara, iyo umaze iminsi udafite amakuru y'umwana wawe urahangayika. N'abana bakuru, dufite abana bakuru, harimo amaze kugira n'abana bashatse, ariko utazi amakuru, iyo utazi ko umwana wawe yaraye wumva uhangayitse. Rero gusenga si twe twigirira neza gusa, Imana ibikumbuye presence yacu. Nako kundi uvuga ngo ndumva ntafite amagambo, ujye ugenda uvuga uti papa naje. Simfite amagambo ariko naje. Uziko Imana yenjoyinga presence yacu nk'abana. Ariko mutekereze uburyo turi babi n'uburyo dukumbura abana bacu, uburyo wishimira kwicarana nawe. Murabona uyu mwana mutoya wanzaniraga mikrofone, uriya mwana wa murumuna wanjye, murabona uburyo biranejeje. Ni mutoya arirukankana na mikrofone arizengurukira, ariko biranejeje kuko ari umwana. Twese nubwo waba uri umubyeyi, ewe abarozi bari hano bakizwe mu izina rya Yesu, nubwo waba uri umurozi, uzi ko wishimira umwana wawe ukumva uramukunze. Mu myaka itari myinshi itambutse nigeze gusengera umurozi umwe. Mvuga ariko mana niba adakijijwe naveho, ariko areka kutubuza amahoro. Agira ati Imana ikunda abantu. Imana irambwira ngo iyo abana be bavuye ku ishuri bamwita mama, arabarera nubwo ari umurozi, arabakunda. Nyumvira urwo rukundo rw'Imana, urukundo yakunda umurozi. Cyakora aho ngaho narize ndavuga Mana, Yesu mu mutima nk'uwawe, mu mutima nk'uwawe. Yemwe abasabira abarozi b'iwanyu ngo bapfe, Imana ibaho umutima nk'uwa Yesu. Yemwe abafata ibyanditswe byo mu isezerano rya kera mukabisohora muri context, ukavuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo umurozi kazi ntakabeho. Mu isezerano rishya abarozi babaho, bagakizwa, bagahura n'urukundo rw'Imana. Niba Imana rero ishobora gukunda n'umurozi, wibaza ko Imana itagukumbuye? Imana ikumbura kubaho kwawe. N'igihe udafite amasengesho ujya uza, n'igihe ibyaha byakuzunguje ujya uza, mubwire ngo papa ndaje, rega ni kuri wowe nkirira. None se n'umuhungu uzakizwa n'iki? Ikinyoma cya Satani. Iyo umuntu aguye mu byaha ahunga inzu y'Imana, ahunga amasengesho. Iyo umuntu ari mu ntege nkeya nicyo gihe ahunga amasengesho, kandi aricyo gihe cyo kwegera ahubwo ngo akariro k'Imana kongere kake mu buzima bwawe. Ni ikinyoma cya Satani, kuko bazi ko aho ngaho ku ntebe y'ubuntu ari ukirira, akakubuza kuhegera, akakubwira ati waraye usambanye, wongereye, urajya mu masengesho nawe y'iminsi 3. Imana yuzuye imbabazi no kugira neza. Urukundo rwayo tuzarinda tujya mu ijuru tutaramenya uko rungana. Imbabazi zayo tuzarinda tubona Yesu amaso ku maso tutarazisobanukirwa. Kandi iyo watangiye gusogongeraho gakeya, biguha imbaraga zo kubasha gukunda abantu n'abadakunditse, biguha imbaraga zo kubabarira abantu bose, kuko ureba mu mbabazi za Yesu akugirira umunsi ku munsi. Bikaguha imbaraga zo kwihanganira abanyantege nkeya warushije imbaraga,
warushije agatege. Sinkunda ko abantu bambara mini, ariko mbasha kwihanganira abantu bambara mini kuko hari iminsi nazambaraga. Niyibuka nambaye ikanzu ijipo isatuye igera nkaha kandi nari umugore. Yesu Kristo. Rero bakobwa banjye, mujye muza muzambaye, igihe kizagera Yesu akore ku buzima bwanyu. Kuko uriyibuka ukibuka imbabazi Mana yakugiriye. Ndiyizi ntazi gusenga namba. Uyu munsi numva bigenda bindyohera ngena nigira imbere. Ndacyakeneye kwigira imbere ariko ndiyizi ntazi namba. Ndiyizi ntazi ijambo ry'Imana ndamba. Ndiyizi umunsi wa mbere nakoze kuri Bibiliya. Nari mukuru, umugore. Ntaho nari narigeze mpurira n'ijambo ry'Imana. Ubwo buntu Imana yangiriye burahari ku bwawe. Haleluya. Imana yuzuye kugira neza. Ndiyizi hari ibintu byinshi bimpagazemo bishinze amajosi kandi naramaze gukizwa. Nakwibuka ubwo buntu Imana yangiriye bikagura umutima wanjye kugira ngo n'abandi babashe kubamo ko bameze kose. Nubwo waba uri umutinganyi, mfite imbaraga zo kugukunda kandi ntemera ibyo ukora. Nubwo waba uri umugore wa gatanu, mfite imbaraga zo kugukunda ntemera ibyo ukora. Nizera imbabazi z'Imana ko nawe zakugeraho. Hari ibindi bitavugirwa kuri kamera, hari ibindi bitavugirwa kuri mikrofone nakubwira, ariko ubuntu bubiherekeza bukugereho. Haleluya. Imana yanyigisha ikintu cyiza. Ntabwo ubuhamya bwose buzavugwa. Ubu hari ubuhamya tutazabasha kuvuga kuko butavugika. Hari ibintu bimwe na bimwe bijye byenda kuncika ngo bivuge byo mu isi y'umwuka yaho mvuka. Nkibuka ko mfite abavandimwe kandi ko ntagomba kubakoza isoni. Yewe niba nyine narishyize ku karubanda, ariko bonyine ntabwo bari ku karubanda. Hanyuma umuntu akagabanyamo gake. Hari ibintu rero umuntu atavuga, ariko Yesu ni mwiza. Yesu yuzuye imbabazi no kugira neza. Nta hantu atakura umuntu. Nta hantu atakura umuntu. Yesu yagukiza agahinda. Yesu yagukiza kubura icyerekezo. Yesu yagukiza kwisabira gupfa. Iteka iyo mbonye abantu badafite ibyiringiro, menya neza ko bashobora kubigira. Kuko niyibuka ngenda hafi y'umuhanda, mvuga ngo imodoka y'abazari zingonze ngapfa. Ngewe urutanzi. Ubu sifite icyo mazera kikomeye. Ngenda hafi y'umuhanda kandi narakijijwe. Ariko nkumva kwiyahura ari icyaha. Nkavuga iyo imodoka zari zitaye umuhanda zikangonga. Satani afite imbaraga zo gupuriza agahinda. Nari narabyaye, nari mfite abana, nari mfite umugabo, nari mfite naho ntaha. Ariko afite imbaraga zo gupuriza, agashyira mu mwuka mu kibazo cyawe, akakigira kinini cyane, ukumva ntacyo umaze mu isi y'ababaho. Modoka ntizangonze, none ndacyahari, nuzuye ibyiringiro. Haleluya. Njya nkumbura kubana n'umwami, ariko nkibuka ko hariho ngomba gukomeza kubaho kugira ngo mbanze ngusigamo ibyiringiro, kugira ngo mbanze guhuze n'umugambi w'Imana. Haleluya. Numara guhura n'umugambi w'Imana nzatashye njye kubana n'umwami. Haleluya. Imana ni nziza. Imana ni nziza we. Imana ni nziza we. Imana ni nziza. Kumuvuga biraryoshye. Haleluya. Tumukunda gake kuko niwe wadukunze mbere, na gake tumukunda niwe ukatwigisha. Ariko icyaduha tukirunda umurira muri we, tukarespondinga ku rukundo rwe, tukarwitaba kandi tugarukire bugufi. Hanyuma muri twebwe harimo ababanye n'umwami neza. Teka tuvuga ibyo bibi tukabitindaho, ariko harimo ababanye n'umwami neza, bari mu busabane bwiza n'Imana. Imana irimo kubwira ngo yego mwana wanjye komerezaho. Haleluya. Komerezaho. Hari n'igihe baba batabona ibyo basengera, ariko ubusabane bwabo n'Imana bumeze neza. Nta kintu Imana ibasaba gukosora, irimo babwira ngo komerezaho. Abo nabo barahari. Hari abandi batagifite imigozi y'icyaha, bafite icyaha kimwe cyo kutagaburira umwuka wabo.
niba nakita icyaha, niba nakita uburiganya bwa Satani. Ni abana beza bakunda Imana, nta byaha bigaragara babamo, bakunda n'abantu, bakunda n'Imana. Uye tuvuze amafaranga bumva batanga ibyabo byose, babumva bagira umwete, bakumva baterana amasengesho yose, ariko ntibabibasha. Kubera iki batabibasha? Umwuka wabo uri vide, uri empty. Ntago bagaburira umwuka wabo, ntibibyutsa, ntibasenga. Kuyiriza ni gake, n'akantu k'imboneka rimwe, n'ubutwirije bo ntibiyirije, cyangwa se bakoze iyo bwaba kabirije, ariko bazongera twabivuze. Cyangwa kwiriza kwabo kwarangiye saa 4. N'abana beza, ariko ubwana bwiza ntibukora mu isi y'umwuka. Umva nshuti z'Imana, mu isi y'umwuka tugomba kuba tumeze nk'ibiharamagara, tugomba kuba tumeze nk'abantu Mana yanjye, muziba abantu biyahura bakizirikaho ibisasu. Mu isi y'umwuka nuko tugomba kuba tumeze. Satani nta mbabazi agira, ntabwo azava ngo disi rutanse n'umwana mwiza ngo dore ngo ateye n'imbabazi, ngo dore ngo disi ngo yikundira n'Imana. Mu isi y'umwuka nta bwana bwiza, mu isi y'umwuka. Icyo rero nacyo nidushaka tukita icyaha cyangwa tukita uburiganya bwa Satani, kuko bibabuza mwebwe kuba Imana yabageneye kuba. Isi y'umwuka igira amahame yayo, ntasimburwa, ntakuka. Mu mwuka barasenga, bariyiriza nubwo bitagezweho, biga ijambo ry'Imana rikagwirira mu mitima yabo, rigasunika imiyaga y'isi n'ubwoba bw'ibihe. Hari abarokore tumaranye imyaka muri abarokore, ariko ubwoba bw'ibihe burabuzuye nk'uko bwuzuye umupagani. Mumeze nk'abadafite Imana, mutunzwe n'umushahara wanyu, ntimutunzwe n'Imana, mutunzwe n'ibyo mwinjiza. Nuvuga ngo ibyiringiro byanyu bigarukira ku mafaranga yanyu akadomo. Muri make ntimutunzwe n'Imana. Imihangayiko yose nk'uko abandi bayigira murayifite. Indwara zitambuka zivuga muba muzitegereje mufite ubwoba. Ibyo bintu bisunikwa n'ijambo ry'Imana ryuzuye muri twe, nta kindi kibikora. Rero mbinginga inshuti z'Imana, igituma tuba twasenze no kugira ngo twongere twigirane n'Imana imbere, si kugira ngo dusenge bigarukiraho, no kugira ngo ubwo akariro k'Imana kaba katse mu mitima yacu tugakomezanye. Na murokore utagira umunsi wo kwiyiriza, kandi umunsi umwe niwo w'abanebwe, n'uwacu turabanebwe. Ubwo ukwiriye no kurenza ukagira n'ibiri, uri muzima, ufite ingingo nzima, ufite imbaraga. Kuki utagira umunsi wo gushaka mu maso y'Imana? Kuki utagira isaha yo gusenga? Isaha niyo y'abanebwe. Ubu turabanebwe yemwe bandi dusenga isaha. Yesu yabagarutse abigishwa be, arababwira ati mwana niwe gusenga n'isaha imwe, mwana niwe kwihanga gusengana nanjye, mwana niwe kwihangana n'isaha. Baravuga ngo umutima urabishaka ariko umubiri wanze. Niko tuba tumeze. Niyo mpamvu dusaba umwuka wera kugira ngo aduhe ubuntu adushoboze. Ubuse ko kumara imyaka 5 mu gakiza 10-15 ukivuga ngo umutima wangu urabishaka ngo umubiri wanze, ubwo se tuzaheraho? Dukwiye kugera ahantu ibyo umutima ushaka n'umubiri witaba. Amaguru yanjye akajyayo, igifu cyanjye kikabimenya, ibitotsi byanjye bikabimenya ko ari igihe cyo kubyuka. Maso yanjye akajya muri Bibiliya, mfite ibitotsi ngabyuka ngakaraba cyangwa nk'ikwawa. Iyo mwiga ejo mfite ikizamini undaza kunywa ikawa mu kanya ndare nicaye, ukawerangiriye neza mu kanya turimo dusenga, nanizi ko ngo nzagikora nimugoroba. Ntumbaza mbese muri make bari kuzajya mu kizamini mu gitondo bakambura, ngiye nkagenda nimugoroba cyarangiye. Iyo dushaka amafaranga ko tudacogora. Ubuntu bumwe Imana yampaye bwo kujya Karongi hahandi njya, bwiyanditse mu mutima wanjye. Ndavuga ubu ari ahantu ngiye gushaka amafaranga, ko ntanebwa, ko tutanebwa. Ahubwo tuzinduka saa 10 za mu gitondo na bari abajene, bari abasore b'Imana. Ntabwo binganyisha habe namba, kuko ninde muntu ujya kuzana imari ugenda afite ubunebwe? Ninde muri mwebwe abacuruza Imana ibaha umugisha kandi ibahe n'amafaranga menshi, ninde ujya kurangura afite ubunebwe? Kuko ubizi neza ko iyo mari niza izabyara amafaranga, abana bakajya mu ishuri, nawe ukagubwa neza. Ninde witaba inama z'abantu bakomeye afite ubunebwe? Ubu perezida ambwiye ngo duhurire Gisenyi, n'ubwo yambwira saa 8 z'ijoro, ntabwo nagenda. Ko nagenda n'ibitotsi sinabyumva, n'amavunane no guha burwaye umutwe, ntumenye ukuntu buri umubiri wacu ukorana n'ubwonko, ntumenya n'ukuntu ukize. Kuko ugiye kubona nawe arakomeye, no munyacyubahiro, kandi uzi ko hari akantu uri bumukureho. Mureke twe kwishuka.
Imana yaduhaye ubuntu twese bungana. Nta muntu ufite umubiri ukoze mu cyuma, ntawe. Nta muntu utaribwa n'inzara, kandi uwo muntu niba yiyiriza ntasonza ararwaye tuzajya kumuvuza. Umuntu wese arasonza, ariko tugenda tubimenyera. Uku kwiriza, ukurega ntabwo ari ukwiriza, muri ko wambaje bitubwiye ubushize kandi niko kuri. Ibi twiriza saa 12 ugahita usohoka ukanywa akaji, ko si ukwiriza. Aya ni amasasa ayasiyo. Ibi ni ibintu by'umunebwe twadukanye. Ngikizwa, ariko aya n'amatorero akibikora, uretse ko uyu munsi nyine ntabikora, niyo nabigerageza ubanza ntabibasha. Ariko twirizaga tutanywa amazi. None murabona igisirimu ko kiza, niko turushaho gukunda amagara yacu. Sante, healthy, mere neza. Kirazira ugomba kunywa amazi kubera urareba ubwonko, mbese siyansi katwigisha. Nituyanywe, nanjye ndi mu bashyigikiye kuyanywa. Ariko no kwiriza amasaha 24 byaratunaniye. Abantu bazima nta mukecuru uri hano. Umuntu w'imyaka 60 nazamura akaboko. Iri ni iteraniro ry'abajene, ntawe urimo. Arahari. Imana imuhe umugisha, banza ari nk'umwe. Abegere 50 tuzamura amaboko. Nabo ni bake. Turi bake. Turi nka 6. Ariko usenze, umugongo uhita ukurya, mu mavi ntihafate, amaboko ntihafate. Ni Satani ugira ngo atunyage, atubuze ku. Hari abantu bazasaza batabaye ab'Imana yari yarabageneye kubabo, badakoze iby'Imana yari yarabageneye gukora. Ubu twese dufite ubwiru bw'ubwami bwabikiwe twebwe. Dukwiriye gusingira tukamenyana n'Imana. Ukusa mu mwuka sahanga ndangana n'amasengesho yanjye, saha nahamagariwe kugera na gukanga. Hari ahandi imbere nagombye kwigirana n'Imana imbere. Kandi umwanzi yanga ko dusenga. Nicyo kintu arwanya bwa mbere. Reka ngaruka ariko ndinginga Mwuka Wera basi ngo akorere muri ayo magambo yose nkubwiye. Ashyiremo akariro mu mutima wawe. Ni ukuri ntaba amagambo yo kugutongera. Mwuka Wera koreramo, ushyira umuriro mu mitima y'abahungu n'abakobwa kugira ngo bahagarare mu migambo bafitiye. Haleluya. Nari navuze ngo urugendo rurerure kandi rukomeye ku mukristo ni ukuva ahantu hari akizera ko Yesu amukunda, akizera urukundo rw'Imana. Imiruho myinshi dufite mu rugendo rwa gikristo turayiterwa no kutizera ko Imana idukunda. Mbese ibibazo tubifitanye nayo, aho kubigirana na Satani, aho kubigirana n'iyi si yuzuye ibyaha. Tukumva ibibazo tubifitanye n'Imana. Kumva mbese Imana ngo nimera guha igikombe gisharira ngo kinywereho, kinywereho se hanyuma. Yesu ni igitambo kizima cyuzuye gihagije. Ntabwo imibabaro yawe yadukiza. Umwanzi ni Satani. Imana iri mu ruhande rwawe, iri muri timu imwe nawe. Ibivuga ngo umwana wanjye yongerwe imbaraga, hariya hatambuke biriya birenge, yongererwe kwizera, agira imbaraga. None si Imana yabikurwanya, hanyuma Yesu ngo akaba yicaye iburyo bwa Data kwingingira. Wayi yakwingingira? Ni ukuvuga ngo Imana yaba yikontrediza, Imana yaba yivuguruza. Mbese Imana irimo irakwingingira ngo bishobore, kandi Imana irimo irakurwanya. Muri ibyo bintu bishoboka? Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Mwuka Wera atunihira iminiho itavugwa, aradusengera. Kristo yicaye ku ntebe iburyo bwa Data atwingingira. Hanyuma se aratwingingira kugira ngo Imana iturwanye. Ibyo bintu byaba kuvuguruza kamere y'Imana, sibyo. Icyakora ntibivuga ko Imana yampa ibintu byose nshaka nkuko mbishaka. Abafite abana batoye murabizi, ari umwana bayishakira ibintu biryoshye gusa. Mama ndashaka bombo, mama ndashaka keke, mama ndashaka shokora. Ubwo mwana wawe waba umukunda umuhaye za shokora, ukamuha bombo. Umwana ashaka kuvuga ati mama sinshaka kujya kwiga. Kera twagiraga musaza wacu wabucura nakiriho, yajyaga ahimba konje kandi twigaga ku ishuri rimwe. Ariko mu gitondo tukumva bwiye mama ngo uyu munsi baduhaye konje. Imana igiye kwemerera mwene ibyo bintu ntiwazaba uw'umumaro, ntiwazahagara mu migambi y'Imana. Ikindi si ntiwazayibasha. Imana ntiyaguha bombo, Imana iguha n'amazi kuko biri ngombwa. Imana ikabwira ati uyu munsi ntago barya kugira ngo bakomere, kugira ngo habeho kudesintoxika umubiri. Imana ikakwima ibyo wasaga nkaho wemerewe
kugira ngo ikomeze mu maboko yawe yo mu mwuka, ariko ibyo ntibivuga ko Imana ikurwanya. Imana iri mu ruhande rwawe. Reka tuganire ijambo ry'Imana hanyuma dusenge akanya gatoya, dusenge hanyuma ntuze gutaha tudasangiye, kuko tugira gahunda yo gusangira icyayi. Imana ibahe umugisha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11 murongo 25, tumanuke turagera kuri 30. Matayo 11:25 kugeza kuri 30. Kandi Imana iguha umugisha ko waje gusenga. Imana isubize gusenga kwawe. Imana igukurire ibirenze ibyo wasabye, igutunguze neza yayo. Matayo 11:25 tumanuke tugeze kuri 30. Ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko wahisha ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ari wabishatse. Haleluya. Muribuka ko iminsi yo gusenga ari iminsi yo gusingira rimwe na rimwe bidakwirwa mu bwenge bwacu, ibyitwa ibisa nk'ibyitwa ubupfu, bidakwirwa muri logike zacu. Yesu aravuga rero ko ibi bintu by'ubwami, haleluya, Imana yabihisha abanyabwenge, kubera ko ntibivuga ko yabihisha bize, nubwo abize n'ubundi biga cyane rimwe na rimwe ubwenge bwabo busunika kwemera ubwenge bw'Imana, kuko nyine baba bumeze nk'ubupfapfa. Ariko ubu bwami bw'Imana ababisingira n'abafite umutima nyine ubinyotewe, bumva basa nkaho ntacyo bazi, kuko bashaka kubimenyeshwa n'Imana. Ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko wahisha ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Ibyo ubwami byose bihabwa abafite umutima ukingutse nk'abana bato. Burya abana bato baba bafite umutima ukingutse. Ushobora kubwira ati ndashaka indege, kandi indege nyandege itari igikinisho. Ushobora kubwira ati papa ntahanira iki, kandi wabuze namba, ariko umutima w'umwana uba ukingutse. Iby'ubu bwami n'amabanga yabyo bihabwa abafite umutima umeze nk'uw'abana, kuko papa Data wo mu ijuru, papa tumubona nk'ushobora byose. Amagambo ye ntituyafata nk'igipindi, nk'umuntu wadutera igipindi, ahubwo tumuzi nka Data ushobora byose. Niyo mpamvu bameze nk'abana batoya, aribo bongererwa ibindi by'ubwami. Haleluya. Zahahirwa nyinshi ziri muri Matayo igice cya 5. Hamwe aravuga ngo hahirwa abakene mu mutima. Ni ukuvuga ngo hana abantu bakeneye Imana, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imitima yabo ihora ikeneye Imana, ihora isonzeye Imana. Ntibumva babihaze, ntibumva bihagije, ntibumva nabo ubwabo bihagije. Imitima ihora isonzeye Imana. Ntushobora kwinjira mu bihe byo gusenga umutima wawe utasonzeye Imana. Ntibishobora kugutera kwiriza umutima wawe udasonzeye Imana. Aya ngaya atandukanye n'amasengesho y'ikibazo. Nabyo ni byiza, ni intangiriro kwiyiriza kubera ikibazo, ariko no kwiyiriza kubw'ubusabane. Umutima ukeneye Imana, ukeneye guhishurirwa ubundi bw'Imana. Nanone Matayo 5:5 avuga ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Bafite imitima yasamye, yiteguye kwakira ibintu byose Imana ivuga, abo nibo bahazwa. Haleluya. Nanone Yesu yongeye kuvuga, yaratumye babigishwa be 70 mu gice cya 10 cy'ubutumwa bwiza bwa Luka. Ngo Yesu yongera kwishimira mu mwuka. Haleluya. Yari yabatumye 70, baragaruka baza bavuga inkuru z'ibyo bakoze. Hari harimo ibyiza, bari birukanye abadayimoni barabumvira. Kandi Yesu yari yarabahaye ubutwara, avuga ngo nubwo mwanga ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Bari bazanye inkuru ziryoshye z'uko imirimo y'Imana yagaragaye. Arongera ababwira ikindi kintu kimwe, aravuga ngo ntimwishimire gusa ko abadayimoni babumvira, ngo ahubwo mwishimire ko n'amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ariko ndagira ngo ufate byombi, ntufate kimwe. Abadayimoni niba twumvire, kandi n'amazina yacu aba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ntutakaze kimwe, kuko byose birakenewe. Ingoyi zigomba kuva mu bantu b'Imana. Uburetwa bwa Satani bugomba gucika. Mwibuke ko ni iminsi yo kugirirwa neza n'umwana. Ngo yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza, akiza abo Satani atwaje igitugu. Haleluya. Izina riba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ni koko, ariko n'abadayimoni batwumvira, n'imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Baza batanga iyo report iryoshye. Ngo muri uwo mwanya murumva ibyo bya bintu by'ubwama abantu batakumva abandi. Hari abantu batemera ko ibyo abadayimoni bibaho, hari abantu batemera ko ibyo abamarayika babaho. Ese ubwo abantu bemera Bibiliya? Ni gute ibintu byanditse muri Bibiliya umuntu abihakana? Serious. Nongere mvuge ngo kwamamaza ubwami bw'umwijima tugasa nkaho tubuhaye imbaraga, sibyo.
ariko se bivuga ko budahari, ariko se bivuga ko bidakora. Niba abamarayika baragendereraga abantu, niba Bibiliya ikivuga ngo abakiriye abashyitsi bamwe bakiremo abamarayika ivuga ko Abraham, niba abamarayika barasangaga ba Gideon, niba abamarayika barasangaga ba Koruneliyo, abamarayika n'uyu munsi badusanga. Ntitubasenga ariko bashinzwe kudukorera twebwe baragwa agakiza. Haleluya. Ni gute usoma Bibiliya ibintu bimwe na bimwe ukabikuramo? Niba Yesu yarirukanaga abadayimoni mu bantu, nuko abadayimoni bashobora gutsikamira ubuzima bw'umuntu. Uribuka wa mugore wari uhetamye twamuvuze ejo bundi, ntiyarahetemye kuko yarwaye arthrite cyangwa scoliosis cyangwa kizandwara zose z'amagufa, uretse ko zina ndwara z'amagufa nazo zishobora kwishama abadayimoni. Ngo Yesu ahakeze acyaha umwuka umuteza ubumuga, umugore aremba. Atagiye muri radiography, atagiye simbizi muki muri physiotherapy, umugore aremba umwuka umuvuyeho. Ubu hari abantu imyuka mibi yavaho, igisura kibi cyo gusaza imburagihe kikamuvaho, igikundiro cy'Imana kikamugaragara, ukumirwa agakora agahirwa, ukumirwa. Nimureke dusenge twakira iby'ubu bwami. Hari abantu bazenguruka ibihugu bazerera, atari uko ari inzererezi, ahubwo ubundi bwami bw'abatwaje igitugu birirwa bazerera. Hari abantu basenya amago yabo, atari uko ari ibirara, kuko hari ubundi bwami bw'umwijima bubateza kuzerera. Mu myaka mike itambutse Imana yanyeretse ibintu ku buzima bwanjye iyo ntakizwa. Yesu Kristo, ko nari gukorera ubwami bw'umwijima. None ukajya wumva urashaka gusenya, ukajya ugira ngo nuko umugabo wari mubi cyangwa nuko wowe hari ibyo wahaze, kumbe hari imbaraga z'umwijima zigusunika kuva mu rugo, zigusunika zivuga ngo ntawe wanyu wubaka, we wubaka ute, wihaye gukizwa, we ibintu turwana tutanabizi. No ukagenda ukazamura ijosi ukavuga uti ngewe mfite masters yanjye, mugabo ntegeka. None ukajya ugira ngo niyo masters, ukajya ugira ngo mama nuko umugabo yakubereye mubi, kumbe ari imbaraga zavuze ngo iwanyu ntibubaka. Niyo mpamvu dukwiriye kwinjirana n'Imana mu bwiru bw'umwuka. Haleluya. Tukagira amaso y'umwuka, tukamenya ibyo turwana nabyo ko atari inyama n'amaraso. Ibisanzwe bikosoreka mu migenzereze y'abantu nabyo birahari, bigakosoreka, ariko ibisenyerwa mu isi y'umwuka nabyo tukabisenya, nshuti z'Imana. Kuko hari no kubura uburere bishobora kukubuza kwicara mu kazi, ariko hari n'imbaraga z'umwijima zishobora kukubuza kwicara mu kazi. Kuburira inyifato uko bavugana na boss bishobora kukuvanisha mu kazi, ariko n'ubwami bw'umwijima bushobora gutuma utaregeka ikirenge ahantu, ukaba utarabona kandi kazi, ariko kumva urashyugumbwa kukavamo, kugira ngo umwanzi akuzerereze, akunanize, usaze ntacyo ugezeho. Ariko n'imyitwarire ni ingenzi, ariko nimuhumure. Nasanze nta murezi mwiza nk'Umwuka Wera. Nubwo barabaye imfubyi kare cyangwa ukagira ababyeyi bataye umurongo, kuko nabo babaho, Mwuka Wera ni umurezi mwiza. Aratubwira ati bana banjye ntibavuga batya, bavuga batya, bitwara batya. Abayobozi barabubaha, ntibababonera, ntibavuga mu mazina abantu bakuru. Iki nicyo gihe bavugiramo, iki nicyo gihe cyo guceceka, bigatuma tugirira umugisha ahantu, abantu bakifuza ko tuhatinda, tugahindukamo umugisha. Basore inshuti zanjye, bemwe bukiri butoya, mujye ubwira Mwuka Wera tunyigisha ko baba muri kano kazi, nyigisha ko baba umushoferi w'umuntu, nyigisha ko baba umuzamu ahantu, nyigisha ko umuntu akora ahantu batekereza no kugabanya abakozi ntaba ari we batekereza, kuko aryoshye, kuko abikora neza, kuko yahindutse uwo kwifuzwa. Dufite igice cy'umwuka, ariko dufite n'igice cy'ibifatika, kandi ibyo bintu byose mu ijambo ry'Imana rira. Mu gitabo cy'imigani harimo ubwenge bw'imigenzereze. Ushobora kwiga ukavuga uti barasubiza, ntibasubiza, baraceceka, ntibanebwa, bubahiriza gahunda, bagira umurongo w'ubuzima, ntibajagarara, ntibinjirira ubuzima bw'abandi. Hari inshuti abantu bamwe batakaza kubera ko wamubereye inshuti, urangiza wamwinjirira urarenze. Uramubaza uko yaraye nuko yabyutse, uramubaza amafaranga ari kuri konti, uramubaza aho yakuye icyo gitenge, uramubaza aho yaguze isako, mbese wamuzonze bigatuma guhunga. Umuntu natakubwira ibintu bye ntukajya umucengerera, jya ugarukira bugufi, wumva icyo yakubwiye. Yesu mugirana ikiganiro, ariko kwinjirira umuntu iyo nzu mubamo ngo muyikodesha ngahe, hanyuma se uyamuheye ugira uti ariko none uyu mubyeyi uri hano Yesu mwiza we, ariko ubwo hari impamvu, kuko amasengesho si ugukubitanya iminwa gusa, no kugira n'ibindi bintu dukosora.
ari umushyitsi ari umushyitsi kera twajyaga tugira kandi si uwakure mu miryango ariko ntago abino oya kuza nkuru nzihorere. Haleluya. Murazizi nyine ni mwene nk'izo zikubaza ngo iyo nzu mwishyura ngahe, ariko se ngurira shira abana bawe biga ngo buriya ngo bishyura ngahe, none ukaba wamuvuga ariko se amafaranga yose kandi atenda kuyako. Ibyo rero ku muntu utubaha Imana sava, ariko nibikwiriye kuba muri twebwe bari mu nzu y'Imana. Uzi ko ushobora kugirira imigenzereze mu kazi ituma iteka iyo batekereje kugabanya abakozi ari we batekereza, kandi ukabikora mu izina rya kirokore, ukaba utavugana n'umuntu n'umwe, abantu bose urababona mwabanzi n'abadayimoni, nta muntu uvugisha, ntunyeganyega, urarakaye kandi uri mwene data muri Kristo Yesu. Mugoroba urabwo tugiye gusenga kuba arinzi ku nkiki, ariko ni wowe Yesu mwiza we. Muze tworohe, Yesu atworoshye, aduha uburyohe bw'ubuzima, atumara impagarara, atumara ibikomere byo kudakundwa. Rimwe na rimwe tubikomora mu miryango, ngaho tekereza nawe wabyawe n'umubyeyi mubi, nta rukundo nawe ntarwo wigirira, ariko mureka dusange Yesu adukize turyohe. Buri muntu wese iyo umuntu avuze cyane cyane nko mu itsinda worship team, haleluya, nko mu itsinda umuntu akavuga ati ngewe abantu bose baranyanga, ku kazi muri office rimwe abantu 40 n'abantu bose barakwanga, oya niwe ufite ikibazo nshuti, kandi Yesu aragikiza, Yesu aratuvura, kuko nta muntu udashaka kumera neza, ahubwo hari ibyamusamye hakiri kare, hari ibyamwakiriye mu bwana bwe, hari ibyamutuje ahantu habi bituma bihirwa, abihiwe nawe arabiha, ariko si byo yashakaga. Yesu ni umunyembabazi. Yesu afite imbaraga zo gukosora mu mwuka, agakosora mu bugingo, agakosora mu mubiri, akadukiza amavunane, akadukiza ingeso, akadukiza ibibi we, akadukiza imiruho, akaduha kuryoha no kuryoherwa. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka. Luka 10:21-22. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta uzi se keretse uwo ari we. Byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta uzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Haleluya. Muribuka Yesu arimo arishimira mu mwami nyuma yuko baje kumuha amakuru, birukanye imyuka mibi mu bantu, bakijije abarwayi, imirimo y'Imana irakoreka, amaze kubabwira yuko bakwiriye no kwishimira ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ibyo bintu byose by'ubwami, ibyo bintu byose bidakwirwa mu bwenge, ibyo bintu byose bitumvikana, ngo Yesu yongera yishimira mu mwuka wera, aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data, kuko ariko wabishatse. Haleluya. Abafite imitima ikingutse, mwuka wera dukingura imitima yacu kugira ngo iby'Imana yifuza kutumenyesha byose tubyakire. Arakomeza aravuga ngo byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta uzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Haleluya. Yesu agera mu buzima bwacu akatumenyesha ibya data, tukamera nk'abarungurutse mu ijuru, tukamenya ibyo tubikiwe n'Imana. Imana nishimwe cyane. Dukomeje muri cya cyanditswe cyacu cyo muri Matayo 11:27, ngo byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana w'Imana keretse se, kandi byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana w'Imana keretse se, kandi nta uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kwimenyesha. 28 aravuga ngo mwese aho tugiye gusengera, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwese, Yesu yaravuze ngo mwese, twaba ibihumbi, twaba amamiliyoni, twaba dufite imiruho y'imyaka ingana natwe. Hari igihe umuntu agira umuruho ungana n'imyaka ye, ubu nkaba afite umuruho ungana n'imyaka 50, kuko atigeze aruhuka, kuko atigeze aryoherwa mu buzima, kuko yabonye icyago nyuma y'ikindi. Akibyo Yesu ntabitinya, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Ndagira ngo wumva aka kantu, ntiyaduhamagarira kuturuhura ngo narangiza abari we uturushya,
urumva neza ko umuruho wose uri ku buzima bwawe atari Yesu ugutera, kuko ntiyaguhamagara ngo ngwino nkuruhure narangiza ngo kurushye, ntabwo bishoboka. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Ahubwo iyo tumusanze atugira inama kugira ngo tumenye uko abantu baruhuka. Kuki twaje muri Yesu tukagumana umuruho? Niki kiba cyapfuye? Biba byagenze gute? Arabitubwira kuri 29 igihe namenye iri jambo nararyohewe. Haleluya. Nahoraga afite ikibazo, mana ko abana b'Imana bataruhuka, bipfira hehe ko mbona abahungu n'abakobwa bagushaka ariko ntibakira ikiruhuko. Sanga byapfiriye kuri 29. Jambo ry'Imana n'uruhererekane ngo mwemere mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ariko mwemere, iyo ijambo rivuze ngo mwemere nuko dufite ubushobozi bwo kwanga. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo ijambo ryakubwira ngo wemere udafite n'ubushobozi bwo kwemera cyangwa kwanga. Kandi ntitwangisha umunwa ngo tuvuge ngo ndanze, ariko imyitwarire yacu yo kutemera kwigishwa nawe burya iba yavuze ngo ndanze, ibivuga tutabitekerejeho inconsciemment. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Uyu ni Yesu wabivuze. Ureke ibihimbano tumuhimbira. Iyo tumuhimbira ngo umurimo w'Imana uranyishe, uba atari wo, mba ndimo kuwukora nabi, mba ndimo gukora ibitari ibyo yansabye, cyangwa mba ndi muri manipulation y'abitwa abakozi b'Imana batarabukuri. Nabyo bibaho. Umuntu akubwira ngo nudakora icyo urapfa, nudakora icyo uravumwa, nudakora. Umurimo w'Imana tuwukora mu mudendezo na freedom n'uburyohe no kuryoherwa n'ibyo dukora. Umuntu wandi azambabwira abikora nezerewe kandi ndarushye. Umurimo w'Imana nta ibintu byose uzakora ugononwa, so tuzaba uhagaze mu mwanya utari wawe. Uzamubwira uti nyimura gatoya mukawera nyigisha ngomba kuba position, kuko ibintu Imana yaduhamagariye kubamo ibiduhamo ubuntu n'uburyohe. Haleluya. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Aroroheje mu mutima kandi no mugwaneza. Tujya tumubeshya ngo araturushya kandi we yiyita umugwaneza. Haleluya. Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona. Nukuvuga ngo uburuhukiro buriho tukiri nanga, uburuhukiro burahari. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Kunkorera yaba imirimo igaragara, yaba kumukorera turi mu ibanga turimo dusenga, yaba kumushaka biraryoshye, ntago biruhije, ntago twikoreza ibintu biremereye. Uyu murongo wa 29 muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho. Kumwigiraho si ikindi ni ukumureberaho. Mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ndi umugwaneza kandi nkaba niyoroshye, bityo muzagira ituze mu mutima. Haleluya. Nta kintu gihenze ku isi nk'amahoro. Mahoro yo mu mutima. Mahoro yo mu mutima. Haleluya. Iyo watunze amahoro yo mu mutima, Satani abura ikindi kintu akora, abura icyo arenzaho. Mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ndi umugwaneza nkaba niyoroshya, bityo muzagira ituze mu mutima. Imana ntikurwanya. Reka duhaguruke dusenge. Imana iri mu ruhande rwawe, irimo irakubwira ngo umwana wanjye ngwino nzanira ibikuruhije, nzanira ibyo utumva, uruhure. Wemere kwigishwa nanjye. Reka twongere turirimbe ngo negereye wowe.
mukama ese wamuzamurira amaboko se wakwicara wihereranye nawe nashuko ndikose nashungenza ukushaka negereye wowe mwami w'ijuru n'isi nashuko ndikose nashungenza ukushaka nguhaye umutima wanjye winjiremo nkoresha ushaka ntiduri icyuma cyawe mukunzi wanjye we nashungenza ukushaka nguhaye umutima wanjye winjiremo nkoresha icyo ushaka mpindura icyuma cyawe mukunzi wanjye we nashungenza ukushaka yuzuye imbabazi utinda kurakara mpindure inzu yawe twigumanire iteka utinda kurakara usinye imbabazi utinda kurakara mpindure inzu yawe twigumanire iteka mwami nguhaye umutima wanjye winjiremo nkoresha icyo ushaka mpindura icyuma cyawe mwami nguhaye umutima wanjye winjiremo nkoresha icyo ushaka mpindura icyuma cyawe mukunzi we wanjye we ndashungenza ukushaka reka umubwire ngo uyu mugoroba negereye wowe negereye intebe y'ubuntu negereye intebe y'imbabazi uyu mugoroba twegereye wowe mwami w'abantu tuzanye imitima yacu tuzanye ubuzima bwacu turaje wese nk'abambaye ubusa tuje ntacyo tugukinze tuje tukubwira ngo winjire hose naho twebwe tutazi naho tuzi hadutera isoni naho tuzi umwanzi akoresha kugira ngo adushinje byose tubizanye imbere yawe waradutumiye uratubwira ngo twegere intebe yawe y'ubuntu ngo tudatinya ngo duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye uyu mugoroba turi abahungu n'abakobwa
ubuntu dukeneye buratandukanye, ariko twese dukeneye ubuntu mwami w'abantu. Twegereye intebe yawe, tugukinguriye imitima yacu, winjire umaremo buri kintu cyose kidasa nawe, umaremo buri kintu cyose kidasa nawe. Ubuntu bwawe nibuduterure, budutandukanye n'ibiduheza hasi. Ubuntu bwawe nibuduheke, budutandukanye n'ibituma tudasa nawe. Ubuntu bwawe nibucagagura ingoyi zose umwanzi Satani yashyize ku buzima bwacu. Ubuntu bwawe mwami w'abantu nibudutandukanye ubunebwe butuma tudasenga. Ubuntu bwawe nibudutandukanye n'ubunebwe bwatumye tutiga ijambo ryawe, tukakuyoberwa, tukayoberwa urukundo rwawe, tukayoberwa imigambi yawe. Ubuntu bwawe burema inyota mu buzima bw'abahungu n'abakobwa ba wahamagariye kwigira imbere. Wabakijije ibyaha, ntibagisambana, ntibabeshya, ntibangana, ariko ubunebwe buduhejeje ahantu. Ubunebwe butumye tutabona mu maso hawe heza, butumye tudahishurirwa amabanga y'ubwami, butumye ushaka kutwongorera ngo tubwire imigambi yawe ukatubura. Ubuntu bwawe nibuduheke, buduheke uyu mugoroba, buduheshe imbaraga zo gusenga, buduheshe inyota yo kuba mu ijambo ryawe. Ubuntu bwawe bwongere bwatse umuriro w'amasengesho mu mitima yacu. Twahindutse abayoborwa n'inyuguti n'ubumenyi busanzwe, maze tubura ubwiru bwawe, maze tubura amagambo yawe, maze tubura iby'umwuka wawe. Tugarukeho kubw'imbabazi zawe. Ubuntu bwawe, ubuntu buhesha umunyabyaha gukira, buboneke muri iyi nzu. Ubuntu busobanurira umuntu iby'agakiza, ubuntu buhesha umuntu kwizera, buboneke hano hantu uyu mugoroba. Abahungu batarakwizera, maso y'abakinguke. Abakobwa batarakumenya, maso y'abakinguke. Ubuntu bwawe mwami bube bwinshi muri iyi sare. Ubuntu bwawe ucagagura uburetwa bw'umwanzi. Ubuntu bwawe udukize gushyira ibyiringiro byacu mu bantu. Ijambo ryawe riteye ubwoba ryaravuze ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Ubuntu bwawe nibudukize kwiringira ba boss, kwibwira yuko ari bo badutunze. Ubuntu bwawe nibudukize kwiringira abatugiriye neza, tukibwira ko ari bo badutunze, bigatuma ubuzima bwacu buba corrupted. Twananiwe kukwizera, tukavuga ngo twabaho dute, twabishobora gute, twabatungisha iki, twakwambara dute, iyi standard y'ubuzima duhagazemo se ko twayivamo, turetse iki kinyoma, turetse ubu buzima, turetse gusambana n'abakanaka, ese twabaho dute? Reka ubuntu bwawe budukize gushyira ibyiringiro mu bantu. Ubuntu bwawe bukura ababarokore mu nzu y'abapfumu. Ubuntu bwawe ubuntu bwawe mukunzi mwiza buduhe kuguhanga amaso. Erega ni wowe ukiza, iyo wakinguye nta muntu wabasha gukinga. Ibisa n'umugisha twaboneye aho hose nuko mwami wari wabiduhaye. Wakinze nta muntu wakingura. Kwiringira abantu byatugushije mu mitego myinshi, byaduteye kubashaka aho kugushaka. Tubabarire kandi tugarukeho imitego y'abantu yo kwibaza icyo bavuga, byatumye tutumva icyo uvuga, byatumye tutagukurikira, duhitamo kubakurikira. Ndagushimira imbabazi zawe ziri hano uyu mugoroba. Ndagushimira ko wuzuye kugira neza, wuzuye imbabazi. Ndagushimira amaraso yawe wamennye ku bwacu. Ndagushimira ubuntu bwawe bwantoraguye. Ndagushimira ubuntu bwawe bwangezeho. Ndagushimira imbabazi zawe zanyogeje. Ndagushimira kugira neza kwawe. Reka ubuntu twaboneye muri wowe mwami bwisuke ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe iki kigoroba. Ubuntu bwadutambukije, ubuntu bwatuminukanye kuri ya misozi miremire, ubuntu bwadukuye muri bya bibaya, ubuntu bwadukuye muri ya myobo, ubuntu bwadukuyeyo. Reka buvaneyo n'abandi bahungu n'abakobwa benshi uyu mugoroba mwami w'abantu. Ubuntu bwampanaguye amarira ku maso, ubuntu bwankijije kugushidikanya, ubuntu bwankuye mu byaha, mu isayo y'ibyaha, ubuntu bwantoraguye hahandi, ubuntu
ubuntu bwankoyeyo gusa uri hano hantu. Urakoze papa, uri mwiza. Ninde wagereranywa nawe? Ninde wakwizerwa nkawe? Ninde wababarira abantu nkawe? Ninde wadukunda nkawe? Ninde wadukwemera nkawe? Neza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu. Thank you Lord. Urakoze mwana. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Misozi wemere kunyigiraho, wemere kunyigiraho, wemere kundeberaho, wemere kumpanga amaso, wemere kuninzaho amaso. Mana iri mu ruhande rwacu. Yesaya 40:28 kugeza kuri 31 aravuga ngo mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka, umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo ihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Iri ni ijambo rigenda kumera nkarya ndivuga ngo urumuri rucumba nta ruzimya, urubingo rusadutse ntabwo aruvuna. Utibashije imwongeramo imbaraga. Ihe intege abarambiwe. Ese urambiwe n'ibintu, ariko niyo iduha intege itugaramwo intege mu bugingo. Kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Abasore bari muri ya myaka y'ubusore iryoshye y'imbaraga wasimbuka wakwitera hejuru, ngo nabo bashobora kuruha. Ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Haleluya. Hanyuma Imana ikivugira ngo mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka, umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Ikongera ikavuga ngo ayo makuru ntiwari uyafite, ko ari yiha intege abarambiwe, ko ari yisubizamo imbaraga bari bacogoye. Ayo makuru ntayo ufite. Abanyembaraga bashobora gucogora, ariko abategereza Uwiteka abaha ubuntu bubagaruramo intege mu bugingo, abaha ubuntu bubatumbagiza mu kirere, bakamera nk'abagurukishije amababa, imisozi bakayirenga, ibibaya by'amarira bakabyambuka. Iyo ni imirimo ye akorera muri twe.